hari igihe ukomeza kwirukanka inyuma y'umuntu akabona kuri umusazi akabona kuri umurwayi wo mu mutwe adahari kutabaho ariko adahari wabaho neza kurusha uko yaba ahari yego njye nafashe umwanzuro ndabase umuntu nemweritse ko mari kandi twarabyaranye umwana yego akanyereka ko ndi umuntu udashobotse ibyo bintu byaba ari ibintu bwoko ki zacu buriya wanyangura unuka byiharara arakwanga ese yakwanga ngumva ngo ngende indaya ngo ndi ibikingo nago nzwi ngo hazishanya akunda bundi sereka nkubaza nanyanga bundi azantwara iki bizatuma ndara nariye bizatuma umwana wanjye gira icyo ubwira muramukazi wanjye ikintu namubwira nama amahoro ntaganunze musaza we ntaganunze nibeshejeho mbayeho neza yena ntago ari neza cyane ariko nanone sinsabiriza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza we wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu ni Manzi y'Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadonda Kigali ni nziza bro Kigali ni nziza Kigali meze neza hano hantu turi twicaye mu ishyamba turi kwitegera umujyi wose za Nyarutarama mu mujyi za Nyarugenge Nyamirambo Kicukiro kwirebera kamerama bereke inyuma hose bereke bro akavura kaba kari kugwa muri Kigali kagwa za Kicukiro kamanuka i Kanombe gakubita za Masaka yewe bro reba stade bro Kagame coup de chapeau our president coup de chapeau maholo Kigali is what is Kigali umeze ute rero meze neza cyane tuguhaye ikaze murakoze ndacyari mama bera wanyu muzi cyane yego niko iminsi myinshi ni myinshi cyane ntabwo navuga ko ari kuri twese navuga ko ari kuri wowe ariko yarashize igihe kinini nyine tudaherukana of course yego no ku bantu bagukurikira numva hari hashize igihe kinini cyane no ku bakunzi banjye ubuso ufite abakunzi n'umurozi agira abakunzi n'umurozi burya agira umuntu umufana n'umurozi agira abakunzi no mwicaye akagira abakunzi ntagira abakunzi buri muntu wese agira abamufana mu buryo bwe yego ariko ngenzi ko ngira abakunzi nkagira abafana banyemera batanyemera ikintu cyose ugomba kugiramo umukunzi hamwe ukagira abanzi kandi nanone twagize abanzi nta kintu burageraho yego mama Bera karame tuguhaye ikaze kuri Manzi na Innocent urakoze cyane kuri Manzi na Innocent turabishimiye erega bura n'ubu byananiye kubyakira niba ari wowe twicaranye bitewe n'igihe kinini gishize tutavugana tutaganira utari guha abanyarwanda imirwano yawe none twicaye mu kiganiro cy'amahoro yego mwabonye ko urindwanye ngo ndi umunyamahane nago ndi umunyamahane uri umuntu aba umunyamahane kubw'impamvu tewe na rubanda yego ntago umuntu icanga amahane ya rote umuntu aba umunyamahane kugira ngo umwana ararariye yego kugira ngo nawe iminsi yicume na Kigali nawe ubuyibona Kigali ndayibona usuri ko nazasubira i Kayonza mbara ko nabonye iki muri Kigali yego hanyuma cyanteye kuguhamagara kugira ngo tube turi kumwe tuganire tugire ibyo
ducoca amagambo. Kimwe ni ukuba hari hashize igihe tudaherukana. Ikindi ni ukuba numva utuntu hirya no hino tuvugwa ko hari igihe umuntu akubwira utuntu tujujura mu matwi buri munsi hirya no hino. Utwo tuntu akaba tumwe na tumwe ari amatiku, tundi ari iki. Niyo mpamvu ndi kukubwira nti ngiye birantunguye kuba ko nta matiku se njye njyamo ayo matiku yavuye. Abandi bayavuga kuko nakumvishaho ko ushobora kuba uri muri Kenya wasanze umugabo. Hano kanya turi kumwe mu gihugu cy'u Rwanda, niyo mpamvu nabanje kwerekana town Kigali, bongere bayerekane imiturirwa Kigali yacu isa neza mu gihugu cy'umusaza Paul Kagame. Hano rero ntabwo ari muri Kenya, ntabwo ari muri Nairobi. Ntabwo ari Nairobi, ni mu Rwanda, ni Kigali. Ni Kigali bro. Ni Kigali, dore inyubako nshyashya ya Ecobank bari kubaka, niyo nyubako igiye kuruta inyubako zose ziri muri Kigali. Iriya nyubako bari kubaka ni inyubako ya Ecobank bari kuzamura bro. Inyubako igiye kuruta izindi nyubako ziri muri Kigali. Hanyuma rero ibyo bintu biri kukuvugwaho ndashaka kugira ngo tubishyireho umucyo. Ati yasanze umugabo, nta kiza gutera hejuru induru ibiki, uhugiye mu biki ku buryo utaza gutera induru. Uvuye muri Kenya, uvuye ntago nigeze njya muri Kenya. Ayo no magambo y'abantu. Yego. Icyo nakibashishikariza mbabwira ko tutigeze njya muri Kenya. Ubwo arakuntu umuntu aba ahugiyeho mu buzima bwe ari kwihigira hirya no hino kugira ngo ahige imibereho y'umwana. Njye umugabo naramuhariye. Yego. Yego. Umugabo aramumuhariye cyane. Urari igihe ukomeza kwirukanka inyuma y'umuntu akabona kuri umusazi, akabona kuri umurwayi wo mu mutwe, adahari kutabaho, ariko adahari wabaho neza kurusha uko yaba ahari. Yego. Njye nafashe umwanzuro ndabase umuntu nemweretse ko mari kandi twarabyaranye umwana. Yego. Akanyereka ko ndi umuntu udashobotse. Ibyo bintu byaba ari ibintu bwoko ki? Yego. Mbona ntibyaba bigaragara neza. Hitamo kwihitiramo ubuzima bwanjye jyenyine. Ariyo mpamvu nahisemo gukomeza ubuzima bwanjye jyenyine n'umwana wanjye. Umugabo nkamureka, umugabo adahari nabaho kandi nkabona imbaraga zo gukora, nkabona uko nabaho ejo hazaza, nkagira icyo nigezaho ndetse kwishingikiriza umugabo. Yego. Yego. None se ukora iki? Ngende umuzunguzayi mu mujyi. Urabyumva ko ndi umuzunguzayi mu mujyi. Ujya kuzunguza ejo abanyerondo bakagukubita. No mu minsi yashize niyo mpamvu mwari mumaze igihe mutambona. Narakubiswe n'umunyerondo, baranjyana banjyana n'igikondo baramfunga. Marayo iminsi nk'itanu gutyo. Uzunguza iki? Amasume, amatorosho, uduceceniya. Uduceceniya, udutayikoyobora. Udutayikoyobora? Udutayikobora n'uduki? Nitwo bita uduceceniya. Udutayikobora? Inki bakobora? Reka kubibaza. Ariko mugira ibyanya abazunguza. Abazunguza tugira ibintu byinshi. None kuzunguza nibyo byatumye abantu bavuga. None se wabuzunguza abantu ntibanakubone? Uburyo bavuga ko ariko reka nkubaze. Sibyo bura nutavugwa. Uri kumva? Yaheze mu nda ya nyina. Utaravuzwe yaheze mu nda ya nyina. Kandi nanone uzambona akavuga uriya ni indaya, uriya ni imbobo, uriya ni iki, akavuga ibintu byose ashaka. Uri kumva? Buriya uvuzwe uri kurushaho kuba icyamamare. Kuko wowe bazakubwira ngo gusa dungu wari uzi ko uriya muntu ngo ari indaya. Uri kumva? Wari uzi ko uriya muntu ari umuzunguzayi. Uzagera amatsiko. Uri kumva? Yo kumenya iyo ndaya ahantu iba. Uhita ugenda ubaza mugenzi wawe wanyeretse wa muntu. Nundi akubwira ati wanyeretse wa muntu. Gutyo uri kurushaho kuba icyamamare. Ku buryo bakugira icyamamare bakifuza. Nuvuga ngo ngewe ntagiye kure y'ibintu byavuzwe. Amagambo menshi nagiye nyumva kuri ni muramukazi wanyu. Muramukazi wacu. Uriya wanyanga urunuka byihorera. Arakwanga.
ese yakwanga ngumva ngo ngende indaya ngo ndi ibiki ngo nago nzwi ngo hazishaniya akunda ubundi se reka nkubaze nanyanga bundi azantwara iki bizatuma ndara nariye bizatuma umwana wanjye gira icyo ubwira muramukazi wanjye ikintu namubwira nama amahoro ntaga nunze musaza we ntaga nunze nibeshejeho mbayeho neza yena ntago ari neza cyane ariko nanone sinsabiriza sibyo mbayeho nunze umwana wanjye nkamenya kwishyura inzu mu mujyi wa Kigali uwo musaza we yirirwa aratanga ibiki n'ibiki ngo nirwa nishenza ku muhungu wawe nyine yaragiye twarahuye byararangiye kandi bivugwa ko we wagiye muri Kenya kureba uwo muhungu wawe yego ko nkona rigize ndenga muri iki gihugu cya Perezida Paul Kagame reka ntago nigeze marenga reka kuko ngiye muravugana ariko inde Marite nta nubwo merukana nawe nta nubwo nyine kuvugana nawe mu bantu nakeneye no mu matwi yanjye ntabwo mukeneye ngomba kubaho nibeshejeho nkahiga ubuzima umwana wanjye nkamwitaho kandi ubuzima buzagera aho ngaho bugende neza nk'uko mbitekereza nuko mbyifuza agusabye umwana ntabwo yanakuvugisha kubwira ati nkeneye umwana wanjye uzi se yigeze kumbwira ati nkeneye umwana wanjye mujyane iwacu wamurere wowe nta bushobozi ufite uri umukene turanatongana cyane arambwira ngo twamenyanye ngo uri indaya ndamwate oke n'uri indaya se nene twaramenyanye ndi indaya ni gute umenyana n'indaya nati njyewe ntabwo ndi indaya uko ntekereza ntabwo uwo utekereza ntabwo ari njye yego sibyo ngomba kurera umwana wanjye njya kugese nta muntu twajyanye narijyanye bashiki baba bari bahari mawe uko ahari data uko ahari n'inshuti n'abavandimwe babo bose bahari yego ako ntitwigeze tujyana unyaka umwana kuki utamunyatse mvuye kumubyara ukamunyaka umwana amaze kuba mukuru natewe ya umwana wanjye ntabwo namuguha komeza inyita icyo ndicyo icyo ubona ndicyo abandi ntabwo babona ko ndicyo nese hari igihe yigeze kukubwira ati nkeneye umwana nese yagira ngo amukenere ajye mu bandi ajye kwa nyina ubwo ni kwa mabo uko niko nabyita ajye iwabo bamurere yego uri seriye se ubwo uri seriye ubwo ngubwo ndi seriye ibyo mvuga nabisubiramo none se njyewe hari ikintu njya nibaza yego iyo burya umuntu agiye kukuvuga akavuga ati umuntu burya bimeze gutya na gutya hari aho aba yabikuye waba ufite amakuru se y'uburyo wenda shaniya n'umugabo we babanye ku buryo wenda twakumva ko nta hantu ayo makuru yigeze ava nangwa se yigeze kuhava reka nkubwire buriya shaniya nubwo ari mukeba wanjye nanone buri ibibazo bibaho bikagenda uko bitameze neza ejo bikagenda neza ejo bikagenda nabi ariko ndizera neza nta kintu cyatuma shana nkomeza kumwirukanka inyuma wanenda niyo yaranereranye ntabwo nakomeza nirukanka kuri shana ariko nge shana nta kibazo dufitanye bahuje mwaganira neza twaganira nta kibazo arewe aza bahuje mukeba na mukeba arewe nukurogana hagashya ahubwo induru zikavuga kurogana Achate nawe urabyumva. Mwabyumvije bw'abantu mwe burya rega niyo umuntu ikintu cyose buryo umuntu abavuze kiba kigomba kugira igisobanuro cyacyo. Muri kumva none se nyakubahwa ubona ubushobozi wenda bwo kuba wakwishyura ahantu ba nango? Reka nkubwire. Yandi ubushobozi bwo kuba nakishyura ahantu mbaburagoye pe cyane ni nkuvuga ngo cyane urabona mu mujyi ari njya kuzunguza imari bakayinyambura nkataha rimwe na rimwe ngacuruza bikavamo rimwe na rimwe ngakora bikanga rimwe na rimwe nyine ari n'igihe mbura n'igishoro. Yego. Ariko gusa nyine ngomba kwihinirwa yo kuva mu buzima ndimo nkagira ubundi ngeraho nkava muri ubu ngubu. Yego. Nkaba nakiteza imbere. Kaba wakwiteza imbere. Yego. Nkaba nakiteza imbere ubuzima bubi nkabuvamo reka kwirirwa amanga. None se reka nkwereke ikintu gihari. Buriya umuntu iyo apanga kuvuga ngo ariteza imbere haba hari ibyo agomba kwiyima n'ibyo agomba kwiyaka. Kwiyima niyo washaka niyo waryaga imvange ukemera ukazagira igitogi. Ariko nyamukuru ugomba kwiyima amatiku n'amabwire n'ibigambo bidashira. Ibyo bintu sugerageza kubyirinda. Umva nkubwire mbere ntabwo nabashije kubikontorora ngo mbyirinde.
nkumva ibyo avuga ku muganga nkumva ntago binshimishije narebye umuganga nkorera mu umugabo wawe kuko ni umugabo wanjye twarabyaranye umugabo wanjye ariko nawe uri kubyishimangira ati umugabo wanjye ni umugabo wanjye n'uwawe se baza nyine nkubaza n'uwawe ni wa mushiki wawe ndarengana mbabarira ibyawe na Marite na Adamu yabyo ni mugabo wanjye ku mugabo wanjye ubana na benshi ukabana so ikintu rero naguhamagariye cyaro kugira ngo nsobanukirwe koko ibyo ndi kugenda numva niba ari ibyanyabyo maze kumva ko atari ibyanyabyo koko urahari uri muri Kigali nuko wihugiye muri Kigali niko nihugiyeho Maritine ntabwo muheruka mubana nakeneye no kumva mu matwi yanjye ntabwo mukeneye dusoza ikiganiro ngaho gira icyo ubwira Maritine ariko kureba Marite reka nkubwire pe ntabwo yigeze umbera imfura ntabwo wambere umwana mwiza wagombaga gutunga umwana wawe nk'uko bikwiye ariko waranze imbere oya nanone umuntu mwabyara umuntu wakurebye ahantu utabasha kwirana nanone ntabwo wamwitima akurungurutseyo gira icyo ubwira muramukazi wanyu ndetse na Shania n'abantu badukurikiye muramukazi mukeba wanjye dushaka gushwana ariko muramukazanye nareka kubyivangamo cyane byavamo n'izindi ngaruka mwahuriye ntahazi na muke wanjye ntagahazi yenda mukeba wanjye impamvu yenda nshaka kumusaza ni ukugira ko nshaka kumenya ko amuhiye posho njye nayo nabonye tugaserera ariko muramukazi wacu nave muri uwo mubano wacu duserera ukwacu dukomezanye ibyacu amahoro kandi ndamwinginze ndamusabye ndamwinginze nciye bugufiya naturekera ibintu byacu tubyifuza abadukurikiye ni icyo wababwira ndabakunda cyane nanjye rero ndabakunda cyane akavura ndabona kaguye reba hakurya nyinshi cyane kuba igihu byagoranye ariko Kigali si nziza Kigali ni nziza ariko nanone Sadu reka nkubwire ukuntu ari uziye wabuze amafaranga yo guhahira umwana uziye bagiye kugusora mu nzu ako nabyemera byoreje mbuduze ibintu byambaye bamaye priya virarangira uri kumva banyongera iminsi 5 irarangira banyongera iminsi 15 ubwo se 35 usharamo kujya kuzungu noneho baransora mu nzu uri kumva ndanaguhamagara ngo mwitabaza urambaza ngo ufite ikihe kibazo none njye nabura kukubaza ibyo ngibyo reka hari igihe mba njagaraye kuko sinabura kubikora nyine reka nkubwire sibyo reka brage byasereye biri byanyabyo shabansoye mu nzu numva ndababaye niyambaza inshuti n'abavandimwe baranererana Sadu ndarirana iyo umuntu bamusoye mu nzu byanga bikunda biba ari hasoto ni ukuri pe nararize ariko ubuzima ndimo yenda nabashije kuba naterateranya ibiraka nkajya no kuzunguza mbonaho kuba ariko muri ino minsi kurya ni danje tuvugisha ukuri ni starago ntabwo binyoroheye oya bizakunda gake gake ariko hari umuntu buriya wakumva ikibazo cyanjye azagira ikintu amfasha bavuga nimero yawe nkuremere ndemera ndarara ndiye uno munsi ndavuga nimero yawe 079 30 84 rimwe kabiri ebyiri nayisubiramo 079 30 84 rimwe kabiri ebyiri amazina ni Uwizeye Berisa hari igihe bagushyiraho na 2 ukarera umwana ibintu bikagenda neza ubuzima bugakomeza Mama Bella reka ngushimire nawe urakoze cyane namwe reka bashimire cyane ngira ngo murumva ko akavura akaba yakavura muri Kigali reka tujye kukugama ibiganiro byacu byo nakagaruka ndagushimiye ciao